Iyi nzu ubona ni ahahoze hari urugo rwa perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana, perezida w'u Rwanda kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na gatatu kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane. Aha ngaha urimo urareba niho inzoka ya perezida Juvenal Habyarimana yaryamaga. Ni mu gihe iyi foto yindi uri kubona ni pisine yari igenewe iyo nzoka yazaga kogeramo. Bisa nk'ibitangaje cyangwa bicanganye, ariko byose uraza kubisobanukirwa. Gusa iyi nzu ubona uyu munsi yahinduwemo ingoro y'ubugeni n'ubuhanzi, ariko nubwo yahinduwemo ingoro y'ubugeni n'ubuhanzi, yahoze ari inzu y'urugo rwa perezida Juvenal Habyarimana, nyuma iza no guturwamo undi mu perezida Pasiteri Bizimungu kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri. Aha ni i Kanombe mu mujyi wa Kigali, ni nko mu birometero birengaho gato bitanu uvuye ku kibuga mpuzamahanga cy'i Kanombe i Kigali, no muri metero nka 500 uvuye ku bitaro bya gisirikare i Kanombe. Iyi ni inzu itangaje cyane, ikabumbatira amateka menshi. Ni inzu yari ifite ibyicaro by'abapfumu, abakonikoni n'ibyegera by'abakurambere. Hari n'ibice byihariye ugera mu bwoba bukagutaha. Yabagamo inzoka kabombo yaburiwe irengero umunsi Habyarimana apfa, ndetse kandi igiti cy'umuvumu Habyarimana yasize ateye muri uru rugo uyu munsi kiracyahari. Ubusanzwe iyi nzu yabayemo perezida Juvenal Habyarimana wayoboye u Rwanda kuva ku itariki 5 Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na gatatu kugera ku ya 6 Mata umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane. Iyi nzu rero bigaragara yuko yubatswe mu buryo bw'igorofa, yari igizwe n'ibyumba by'uburiro, ibyo kureberamo televiziyo, uruganiro rwa perezida, urw'abana, urw'umugore ndetse n'ibindi bitandukanye. Birumvikana nk'urugo umuntu yari atuyemo nyine. Ukinjira muri iyi ngoro uhingukira ahantu hari igiti cy'umuvumu, bivugwa ko cyatewe na Habyarimana, dore ko bawita umuvumu wa Habyarimana. Ni igiti bigaragara ko gishaje, kari icya kera cyane. Biragaragara neza yuko ari umuvumu wakuze, urongera urakura, uzana amashami n'udushami. Mbese bigaragara neza yuko ari uwa kera koko. Hafi y'uwo muvumu neza hari umwanya utangaje. Hafi n'uwo muvumu ni ingobyi y'inzoka. Ni ahantu hafite nka metero nk'eshanu cyangwa 10, hubakishije amabuye, hagakoterwa na sima. Mbese hakoze mu buryo bigaragara yuko hitondewe. Uharebye wagira ngo ni inzoka, kuko hafite imiterere neza nk'iyi nzoka, nk'uko uri kubireba kuri iyo foto. Aho hantu ngo habagamo inzoka nini cyane ibyibushye, ngo yari ya Habyarimana, ikagira abantu bayitaho bayigaburira. Mbese yari ifashwe neza. Iyi nzoka yari yihariye cyane kubera yuko yari ifite umumaro uruta ibindi byose. Yifashishwaga mu bupfumu, mu mihango nk'iyo ngiyo, ndetse n'ibindi bintu bigendanywe no kuganira n'abakurambere. Ikirenze ibyo, iyo nzoka yari ifite pisine. Nawe ibaza inzoka yari ifite pisine, swimming pool. Kugira ngo ubyumve neza, nuko hafi y'aho inzoka yaryamaga hari pisine. Ubusanzwe bimenyerewe ko pisine ari ahantu abantu bagenda bakogera, bakaruhuka ndetse bagakora n'imikino ya siporo. Ariko iyo nzoka yari ifite pisine hafi ya yangobyi yayo, cyangwa se ahandi yabaga, ku buryo yajyaga imanuka ikava ahandi yabaga ikajya muri pisine koga, ikaza kugaruka hejuru mu ngobyi ikoze neza yubakishije amabuye kandi icapiye na sima nk'uko uri kubibona ku ifoto. Umunsi Habyarimana ajya i Dar es Salaam, iyo nzoka yari iri mu rugo nk'ibisanzwe. Gusa ngo nyuma yaho Habyarimana indege yari irimo ihanuwe, ya nzoka yahise ibura, nta muntu n'umwe wigeze wongera kuyica iryera. Abasobanura amateka mu mwaka w'ibihumbi 2015 bagaragaje yuko iyo nzoka yabuze Habyarimana akimara gupfa. Ni inkuru dukesha Igihe mu mwaka w'ibihumbi 2015 ku itariki 3 z'ukwa munani. Mbere yuko iyi nzu ihindurwamo ingoro y'ubugeni n'ubuhanzi, ngo muri iyi nzu ya perezida harimo shapeli yasomerwagamo misa. Umupadiri yazaga gusomera misa perezida n'abo mu muryango we, gusa yanyuraga mu muryango w'inyuma aho kunyura aho perezida yanyuraga. Mbese bagahurira muri shapeli. Harimo amatara ameze nka buje zimwe zo mu kiliziya, harimo taberanakuro cyangwa se hamwe babika Ukaristiya. Ngo muri iyo shapeli Papa Yohani Pawulo wa kabiri ubwo yazaga mu Rwanda hagati ya tariki 7 n'iya 9 Nzeri umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda, ngo yanahasomeye misa. Hari n'ibindi bitangaje byabaga muri inzu ya Habyarimana ubwo yayibagamo. Harimo icyumba yakoreragamo ubupfumu, aho hari akumba kari gafite umumaro wihariye kuko Habyarimana yagahuriragamo n'umupfumu we. Ibingibi bigatuma bitangaza abantu benshi cyane, abantu bifuzaga gusura iyi nzu. Gusa kandi nanone mu cyumba Habyarimana yararagamo cyanarawemo Pasiteri Bizimungu ubwo yari perezida, hari harimo ameza akozwe mu buryo butari busanzwe.
ngo urebye ayo meza wagiraga ngo akozwe mu mbaho zisanzwe nka ribuyu cyangwa umusave, ariko si uko byari bimeze, kuko ku maguru y'ayo meza yari amaguru y'inzovu ya nyayo. Aya meza ngo hejuru aho barambika ibintu ni ikirahure, ariko ku maguru anagize ayo meza ni amaguru y'inzovu. Ariko kandi nanone kuwa gatanu tariki 18 Gicurasi umwaka w'ibihumbi 2018 iyi nzu yaje guhindurwamo ingoro y'ubugeni n'ubuhanzi, isezera kwerekana ibyasizwe n'amateka ya Habyarimana ndetse na Perezida Bizimungu wayibayemo. Kuva uwo munsi rero iyi nyubako iherereye i Kanombe yari isanzwe ari ingoro y'abaperezida, yaje guhindurwamo ingoro y'ubugeni n'ubuhanzi, ikaba imurikwamo ibikorwa bitandukanye, ikaba yarafunguriwe abaturage kugira ngo irusheho kubyazwa umusaruro. Uyu munsi ni Rwanda Art Museum. Reka mbashimire mwese, Dive Corentin niko nitwa, murakarama.